Ndabashuhuje cyane, ndabifuriza ibihe byiza mwese. Reka dushime Imana ko turiho kandi tukaba duhumeka umwuka wayo ku buntu. Hari benshi bamaze gushiramo umwuka, twebwe turiho, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi iheruka amateka y'isi, abantu benshi batabarika bari mu rujijo, kandi mu by'ukuri ibyanditswe byera biri impande yabo. Ikibabaje nuko abantu twabyirengagije, aho kugira ngo tuyoborwe n'ijambo ry'Imana, tukayoborwa n'amarangamutima yacu. Abantu bari kuzunguzwa n'ibirimo biraba mu isi, ndetse n'ibyenda kuba bataranageraho. Impaka zavutse, ibibazo byakomeye, mbese abantu barahangayitse ku rwego rurenze uko umuntu yabitekereza. Nyamara icyo si cyo Imana ishaka. Imana ishaka yuko abantu bayo bahora biga ijambo ryayo kandi bakayoborwa naryo. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana kugira ngo turebe icyo ritubwira muri iyi minsi y'imperuka. Mbere yuko rero dutangira, reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ngushimiye ko ari wowe ubabarira ibyaha, kandi ngushimiye ko ari wowe utunganya impagarike y'umuntu yose uko yakabaye. Uhabwe icyubahiro. Ngushimiye ko uri umuremyi, twe tukaba ibiremwa, kandi ubishatse wese uramurema bigakunda. Reka utureme mu by'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Niba abantu tutayobewe n'ibyanditswe byera, tukayoborwa n'amarangamutima yacu, bizarangira dutsinzwe, kandi tuzatsindwa uruhenu mu buryo tutakekaga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20, hari amagambo ngira ngo tuhasome. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, twumve icyo Uwiteka avuga mu ijambo rye. Yesaya igice cya 20 cyangwa se igice cya 8 umurongo wa 20. Haranditswe ngo nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Uko niko ijambo ry'Imana rivuze. Wigeze ufata Bibiliya ngo uyigemo ugiye gushaka icyo ijambo ry'Imana rivuga ku ngingo runaka, Imana yanga kugusobanurira? Wigeze ujya muri Bibiliya ugiye gushaka icyo udasobanukiwe ku ijambo cyangwa se ku ngingo runaka, Imana irakureka ntiyagusobanurira? Wigeze ujya mu bihamya uciye bugufi ushaka kumenya utigiza nkana cyangwa se udashaka gukandagiza abandi ibyo wamenye?
Imana irakureka ntiyagusobanurira binyuze muri ibyo bihamya? Cyangwa wagiye mu bantu nkatwe dupfa tugatwara nabi ibihamya, twarangiza tukemeza yuko ari ukuri kandi ari amarangamutima yacu? Ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi ni ukuri kuzima kudahinduka. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo umugambi wa Satani ni ugutera abantu gushidikanya. Umugambi wa Satani ni ugutera abantu gushidikanya. Ibihe byinshi ibihamya byakirwa neza. Icyaha no kwinezeza byaciwe, maze umuntu agatangira bushya gufatanya n'umucyo Imana yatanze. Ibihe byinshi ibihamya byakirwa neza. Icyaha no kwinezeza byaciwe, maze umuntu agatangira bushya gufatanya n'umucyo Imana yatanze. Mwumvise akamaro k'ibihamya? Hepfo baravuga ngo maze umuntu agatangira bushya gufatanya n'umucyo Imana yatanze. Mu bindi bihe ibyaha birakorwa, ibihamya bikangwa, maze impamvu nyinshi z'urwitwazo zitari ukuri zigaherezwa ku bandi ari impamvu zo kwanga kubyakira. Impamvu nyakuri ntivugwa. Ni ukubura ubutwari bwo gukora ibyiza. Ubushake bukomezwa kandi buyoborwa n'umwuka w'Imana ngo umuntu areke ingeso mbi. Ibihamya ni byiza nshuti zanjye, ntidukwiriye kubitera umugongo cyangwa ngo tubijugunye ku ruhande kuko byazadukoraho. Icyakora ibihamya ushobora kuba utabyumva. Ca bugufi nanjye nce bugufi, dusaba Imana imbaraga kugira ngo turwanye ibihamya, ahubwo Imana abe ariyo ibidusobanurira tugende mu murongo ishaka. Satani afite ububasha bwo gutera gushidikanya no guhimba inkomyi z'ibihamya bitangwa n'Imana, kandi benshi bibwira ko ari byiza kuba nk'abanyabwenge, kuba batizera no guhinyura. Aho kugira ngo tuyoborwe n'ibihamya biva mu byanditswe byera ndetse na Bibiliya ubwayo, dushaka kuba abanyabwenge ku ngingo runaka izo tudasobanukiweho, aho gusanga Imana ngo twihane tuyibwire tuti data dusobanure ntabwo tubyumva, ahubwo dushaka kubivuga uko tubyumva mu marangamutima yacu, kandi ibyo bintu ntabwo ijambo ry'Imana ribyemera. Uwo ni Satani uba urimo aratuyobya, aba arimo aratuyobora mu bibi bye. Imana ibiturinde cyane kandi iducira inzira. Abifuza gushidikanya bazabona umwanya mugari. Imana ntigambirira gukuraho ibitera umuntu kutizera byose. Itanga igihamya gikwiriye kugenzurwa n'umuntu wicisha bugufi n'umutima wemera kwigishwa, kandi abantu bose bakwiriye guhitamo bakurikije uburemere bw'igihamya. Imana itanga igihamya gihagije kugira ngo abantu bifuza kumenya ukuri, bizere. Ariko uhindukira akareka igihamya kuko hariho ibintu bikeya atabasha gusobanurisha ubwenge bwe butareba kure, azasigara ahantu hakonje hateye umususu ho kutizera no gushidikanya, kandi kwizera kwe kuzarimbuka. Nimwumva akaga kadutegereje abantu turwanya ibihamya ibyanditswe byera bigaragaza neza.
inama ya Satani ni ugucogoza kwizera ubwoko bw'Imana bufite mu bihamya. Satani azi uburyo bwo gutera, akorera mu bwenge bw'abantu, akabatera kugirira ishyari abayobora umurimo no kutanyurwa, hanyuma bagatangira kwibaza ku by'impano. Ubwo nibwo bagira imbaraga nke, maze ibyigisho baherewe mu iyerekwa bakabisuzugura, hanyuma hagakurikiraho gushidikanya ku byerekeye ingingo zikomeye cyane zo kwizera kwacu, arizo nkingi z'umurongo twahisemo, hanyuma bagashidikanya ibyanditswe byera, bityo bakaromboreza bagana mu kurimbuka. Igihe ibihamya byigeze kwizerwa bishidikanijwe bikarekwa, Satani amenya yuko abashutswe batazahagararira aho gusa, maze umwete we akawukuba inshuro ebyiri, kugeza ubwo abatera kugomera Imana ku mugaragaro, nyuma bikaba indwara idakira, amaherezo akaba kurimbuka. Nshuti muvandimwe na mushiki wanjye, murumva neza akaga katurindiriye nyuma yo kwanga kuyoborwa n'ibihamya, ahubwo tukayoborwa n'amarangamutima yacu ndetse n'abantu nkatwe bapfa. Mbega uburyo bigoye! Amaherezo Satani amenya yuko abashutswe batazahagarariraho gusa, maze umwete we akawukuba inshuro ebyiri, kugeza ubwo abatera kugomera Imana ku mugaragaro, nyuma bikaba indwara idakira, amaherezo akaba kurimbuka. Iyo bagize gushidikanya no kutizera iby'umurimo w'Imana, kuyoba kwabo kuba kuzuye, nuko bakarakarira cyane abahangara kubabwira amakosa yabo no kubacyahira ibyaha bakora. Iyo ni ingaruka yo kutizera ibihamya no kubishidikanya no kubyanga urunuka, ukigira nkaho bitakureba. Hepfo, abari mu kaga si abanga ibihamya ku mugaragaro gusa, cyangwa bashidikanya ibyabyo. Gusuzugura umucyo niko kuwanga. Gusuzugura umucyo niko kuwanga. Ni kangahe Imana iguha umucyo ku ngingo runaka, ukayitera utwatsi ukavuga ngo iyi ntindeba. Imana ibyandika muri dose yawe mu gitabo cy'ibyo ukora buri munsi mu ijuru. Ku munsi w'amateka uzaryozwa impamvu Imana yakohereje igihamya ukagisuzugura. N'utagira ibihamya icyizere uzava ku kuri kwa Bibiliya. Bidatinze abantu benshi banga ibihamya ngo umwuka w'ubuhanuzi ntacyo umaze, ngo ibi ngibi byataye agaciro, ngo ibi ntibikiri ngombwa, bizarangiza na Bibiliya bayivuyeho burundu. Nzi abantu benshi bari muri uru rugendo bavuga ngo bari mu nzira ijya mu ijuru, ariko muri Bibiliya bemera bimwe ibindi bakabyanga. Mbese ni abasadukayi bo mu minsi y'imperuka. Abasadukayo ntabwo bemeraga umuzuko, n'uyu munsi hari abatemera umuzuko, cyangwa se bakagira ibindi bintu banga. Nyamara abo nabo baravuga ko bajya mu ijuru. Ntaryo bazabona, ahubwo baraje na Bibiliya bayijugunye bayishyire ku ruhande. N'utagira ibihamya icyizere uzava ku kuri kwa Bibiliya. Natewe ubwoba nuko abantu benshi bahitamo kugira icyizere gike no gushidikanya, bityo mbabajwe n'ubugingo bwanyu. Ndababurira, none se ni bangahe bazita kuri uko kuburira? Hano harabazwa bazita kuri uwo muburo cyangwa se uko kuburira. Mbese nawe urimo urabyitaho, cyangwa uracyakataje uri mu rugendo rusuzugura ibihamya? Ibyanditswe byera warajugunye, uririrwa mu binyamakuru gusa ushakisha ibyo uzabwira abantu. Ntabwo byemewe. Jya muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo binyamakuru sinkubuje kubisoma, hanyuma ubihakanye gatoya cyane, ariko umwanya munini uwuha ijambo ry'Imana. Turi kwiga kandi turi kureba akaga katurindiriye, kugira ngo bikitwa none duce bugufi kandi twihane. Kutamenya ibihamya si rwo rwitwazo. Hariho n'abavuga ngo nta bihamya bazi,
ariko ibyanditswe byera bivuze yuko kutamenya ibihamya atari rwo rwitwazo. Benshi bagenda banyuranije rwose n'umucyo Imana yahaye ubwoko bwayo, kuko badasoma ibitabo birimo umucyo n'ubwenge n'imiburo no guhana, kwita ku by'isi, gukunda ibintu bishya byadutse no kutizera Imana byakuye abantu ku mucyo Imana yatangiye ubuntu. Kandi ibitabo n'ibinyamateka birimo ibinyoma biriho bizerera mu gihugu hose. Gushidikanya no kutizera Imana biriyongera hose. Umucyo w'agatangaza uva ku ntebe y'ubwami y'Imana uhishwa munsi y'intonga. Imana izabaza ubwoko bwayo icyatumye bawirengagiza. Ni ngombwa kuzayisubiza iby'akambi k'umucyo kose yamurikishije mu nzira yacu, niba karaduteye gukuza amajyambere mu by'Imana cyangwa niba twarakanze kuko ibiturutiyeho kuba byiza ari ukwikurikira ibyo twikundiye. Reka mbabwire nshuti z'umusaraba, iyo ibyanditswe byera bivuze natwe tukavuga, icyo gihe tuba dusuzugura Imana ku mugaragaro, kandi Imana y'ubwayo izabituryoza. Mwaretse tukayoboka handitswe ngo ibindi tukabiharira Imana ko ari ifite ibintu byose mu biganza byayo. Ibihamya bikwiriye gushyirwa muri buri rugo rw'abakomeza isabato, kandi bene data bakwiriye kumenya agaciro kabyo maze bagahendahenderwa kubisoma. Umugambi wo gusuzugura ibyo bitabo maze mu itorero hakaboneka bimwe muri byo si uw'ubwenge, bikwiriye kuba mu bitabo bya buri muryango wose, maze bikajya bisomwa hato na hato. Nimujye mubishyira aho bishobora gusomwa na benshi. Neretswe yuko kutizera ibihamya biburira, bitera ubutwari kandi bihana, ari ugukingiranira umucyo kure y'ubwoko bw'Imana. Kutabyizera ni ugufunga amaso yabo kugira ngo batamenya uko bameze by'ukuri. Uyu munsi abiyita ubwoko bw'Imana bafashe ibitabo bimwe barabijugunya, ngo ntibashaka gusoma ibyo bitabo, ngo ni iby'abasohotse. Kandi ibyo bitabo ni intambara ikomeye, ni ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Mbese igitabo cyose kigaragaza uko bari ntabwo bashaka kugisoma, kandi ibyo babiterwamo inkunga n'abayobozi b'itorero, maze abantu bakanga umucyo ku mugaragaro bitewe n'ubuyobozi bubi cyangwa se abayobozi b'ishyanga badashyira mu gaciro. Rero amaherezo ni ukurimbuka kw'abo bayoboye nabo ubwabo batiyetse. Batekereza yuko ibihamya by'umwuka w'Imana bibahana bidakenewe cyangwa yuko atari bo babivuga. Bene abo bakennye cyane ubuntu bw'Imana no kwisuzuma mu by'umwuka kugira ngo babashe kumenya ibyo bakennye mu bumenyi bw'iby'umwuka. Abenshi basubiye inyuma bakava mu by'ukuri, bavuga ko impamvu basubiye inyuma ari uko batizera ibihamya. Ikibazo ni iki ngo mbese bazareka kumvira ikigirwamana cyabo Imana iciraho iteka, cyangwa se bazakomeza bakore iby'ingeso zabo mbi zo kwinezeza no kwanga umucyo Imana yabahaye, ibacyahira ibyo bishimira? Ikibazo gikwiriye gutunganywa hamwe nabo ni iki ngo mbese nziyanga maze nakira ibihamya byavuye ku Mana bicyaha ibyaha byanjye, cyangwa se nzanga ibihamya kuko bicyaha ibyaha byanjye? Ikibazo ni iki ngiki kandi kirakomeye. Ni ukuri abantu benshi bagomba kwisubiraho bakareka gukora ibyangwa n'Uwiteka babigambiriye. Hirya baravuga ngo gukoresha ibihamya mu buryo bubi. Hariho n'abazi ibihamya ariko tukabikoresha mu buryo bubi. Abo rero ijambo ry'Imana naryo rituvugaho kugira ngo ridukebure, ridushyire mu murongo ukwiriye. Igitabo cya mbere cy'ibihamya
kigeze gucapwa cyaburiraga abantu kibabuza gukoresha umucyo wahawe ubwoko bw'Imana mu buryo bubi. Navuze yuko bamwe bakoze ibidakwiriye igihe babwiraga batizera ibyo kwizera kwabo, maze bakababaza igihamya basomye ibitabo nanditse mu kigwi cyo gusoma Bibiliya ngo abe ariyo ibahamiriza. Ugasanga uri murigana n'umuntu w'umugatulike cyangwa se w'umwadepe, aho kugira ngo uzane Bibiliya, aho ukazana igihamya, ukazana intambara ikomeye, ukazana uwifuzwa ibihe byose. Oya, zana igihamya ari cyo Bibiliya, nurangiza ubimusomere muri Bibiliya. Imana izohereza umwuka wayo kugira ngo asobanurire uwo muntu kandi azabyumva. Ndakwinginze muvandimwe, niba wajya kubikora, ijambo ry'Imana ntabwo ribishima. Hepfo haravuga ngo reka dusome twumve icyo Uwiteka akomeza kutubwira. Kumva icyo Uwiteka akomeza kutubwira. Haranditswe ngo neretswe yuko ubwo buryo budakwiriye kandi ko bubasha kwangisha abatizera ukuri. Ibihamya ntibishobora kugira ububasha ku batagira icyo bazi cyerekeye umutima wabo. Abantu nk'abo sibyo bakwiriye gusomerwa. Kirazira gusomera umukatolike, umwadeperi n'undi muntu wese igihamya cyo mu mwuka w'ubuhanuzi utarabanza kumusomera Bibiliya. Ayo ni amakosa mabi ateye ubwoba, kuko niba Imana yaravuze ngo abantu ntibakarya inyama, ntabwo ugomba gutera intambwe ya mbere ujya kwigisha abantu kutarya inyama cyangwa se kutanywa inzoga. Ahubwo bisome mu byanditswe byera. Icyitonderwa, ntuzakoresha umwuka w'ubuhanuzi ubibigisha, uzabisome muri Bibiliya. Imana binyuze mu ijambo ryayo izatsinda imitima yabo, hanyuma nibihana ubone kubaha umucyo uri mu bihamya. Indi miburo yerekeye uburyo abantu bakoresha ibihamya yatanzwe ibihe binyuranye nk'uko yanditswe hepfo aha. Ababwiriza bamwe bari inyuma kure cyane, bavuga yuko bizera ibihamya byatanzwe, kandi bamwe bagakora nabi iyo babikoresheje nk'ikiboko cyo gukubitisha abatabizi, nyamara bo ubwabo bakananirwa kubikurikiza. Babonye ibihamya byinshi ariko ntibabyitayeho. Umugambi w'abantu nk'abo si umwe. Nabonye yuko benshi bagize amahirwe bitewe n'iby'Imana yanyeretse byerekeye ibyaha n'amafuti bikorwa n'abandi. Bafashe ubusobanuro bukabije bw'ibyerekaniwe mwiyerekwa, nuko baba ari bwo bakomeza gushyira imbere, bigeze ubwo byacogoje kwizera kwa benshi mu by'Imana yerekanye, kandi baracogoza bagaca n'intege itorero. Uwiteka ntabwo yifuza yuko tujya kubwira abatizera ibihamya by'ibyo twizera, ahubwo Uwiteka arashaka yuko tujyana Bibiliya mbere y'ibindi byose, hanyuma ibihamya bikazaza nyuma. Akaga ko kunegura ibihamya. Mu nzozi narose hambere aha, najyanwe imbere y'inteko nini y'abantu. Bamwe muri bo bariho bashishikariye gukuraho icapwa ry'ibihamya bikomeye cyane byari mu butumwa bw'imbuzi nari natanze. Baravuze bati, twizera ibihamya bya mushiki wacu White, ariko igihe atubwira ibintu atabonye neza mu iyerekwa byerekeye ikintu runaka, abantu bajyaho impaka. Amagambo ye ntacyo yatumarira kiruta icy'ayundi muntu. Umwuka w'Imana yanjeho, ndahaguruka maze mbacyaha mu izina ry'Uwiteka. Uwiteka arakoze cyane kandi ni mwiza, kubera yuko icyo umuntu wese ashidikanyaho abasha kukimusobanurira kandi akabyumva.
ntabwo ijambo ry'Imana ribeshya, nta nubwo ijambo ry'Imana riberaho kugira ngo riteze urujijo, ahubwo riberaho kugira ngo abantu babashe kuryumva. Ntabwo dufite ibintu byinshi byo kujyaho impaka cyane, kubera yuko ibihamya ubwabyo birakwiriye kandi ni ukuri. Ahubwo twirinde cyane kugira ngo tudafata ijambo ry'Imana uko ritari, tukarishyira mu mwanya utari uwaryo. Reka dusoma no magambo ngana no ku musozo. None niba babwiwe iyo miburo ikome bavuze bati, iyo ni inama ya mushiki wacu White atanga ku giti cye, nzakomeza gukora ibyo mbona ko ari byiza, kandi nibakomeza gukora ibintu baburiwe ko badakwiriye gukora, bazaba berekanye ko bahinyura inama y'Imana, kandi amaherezo umwuka w'Imana yanyeretse ko ari ukonona umurimo w'Imana no kwirimbura ubwabo. Abashaka gukomeza umugambi wabo bazakura mu magambo y'ibihamya ayo batekereza ko azashyigikira ibyo bavuga, kandi bazayakomeza cyane uko bashobora kose, ariko ibitunga agatoki imikorere yabo cyangwa ibidahuje n'ibyo bavuga ko ari ibyo mushiki wacu White yivugira, ko bidakomoka mu ijuru, bakabishyira ku rwego rumwe n'urw'ibitekerezo byabo. None rero bene data, ndabinginga ngo mwe kujya hagati yanjye n'abantu ngo mubabuze umucyo Imana yashakaga ko bahabwa. Ntimukwiriye mu kunegura ibihamya, kubyambura imbaraga zose n'inama zose n'ububasha bwose. Ntimukibwire yuko mushobora kubicamo ibice kugira ngo bihwane n'uko intekerezo zanyu ziri, muvuga yuko Imana yabahaye ububasha bwo gushishoza ngo mube mwamenye umucyo uturuka mu ijuru, n'ibivugwa bikomotse mu bwenge bwa kimuntu gusa. Niba ibihamya bitavuga ibihwanye n'uko ijambo ry'Imana riri, muzabyange. Kristo na Beliyali ntibashobora guhuzwa mu izina rya Kristo. Ntimukajijishe abantu amagambo yuzuye icurabwenge ry'abantu no kutagira ibyiringiro, ngo bituma umurimo Imana yakora utagera ku ntego yawo. Ntimugatume kubura ubushishozi cyangwa se kubura ubushishozi mu by'umwuka kwanyu kugira uyu murimo w'Imana urutare rw'ibicumuro, aho benshi bazasitara bakagwa mu mutego bakajyanwa. Ndabinginze nshuti zanjye, kandi tureke kwigisha inyigisho z'abantu, ahubwo dushyire imbere inyigisho z'Imana. Muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 8 n'uwa 9, reka dusome amagambo ngiye gusorezaho hanyuma dusenge. Haranditswe ngo 15 umurongo wa 8 n'uwa 9. Reka mere ku murongo wa 7. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Niba ibyo wigisha byose biva mu kanwa kawe cyangwa se mu mategeko y'abantu, uribeshya cyane, kubera yuko bizarangira urimbutse kandi bizarangira utsinzwe uruhenu. Imana y'amahoro ikweze rwose kandi ikuyobore muri gahunda zayo zose mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data mubyeyi wacu, ni waturemye, uratuzi, uradusobanukiye kandi utwitaho. Nta cyaha wigeze ukora, nyamara twebwe turi abanyabyaha. Waraducunguye, uducunguza amaraso. Duhe kukumvira no kuyoboka ibyo wategetse, kuko nta mbaraga dufite uduha imbaraga, nta bwenge tugira uduha ubwenge, nta bushobozi dufite udushoboze, nta mikoro dufite uyaduhe, maze ijambo ryawe ryererezwe mu batuzengurutse. Tureke kwinangira, ahubwo tugende nk'uko bishaka,
mu izina rya Yesu Kristo. Amina.